mubwire ibyanjye kuko aranzi ubarusha bose niwe mwami n'umukiza n'umujyanama wanjye w'ibihe byose niwe mwami n'umukiza n'umujyanama wanjye w'ibihe byose. Yesu ashimwe bene data. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ko iyi ndirimbo mu kanya muraza kubona ubundi gukomeza kuyumva, kandi ndayibatuye kugira ngo nyuma yo kuvuga ijambo ry'Imana muze gukomeza n'ubundi kuyumva kugira ngo muze kuza kuyisoza, cyane ko iri mu butumwa bwiza n'ubundi buri buze kuza kubafasha. Imana ibaho umugisha. Ni insanganyamatsiko ivuga ngo nzibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo Imana ikomeze kuturema mu mutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Ni amagambo twasomye ubushize tuganira, ni amagambo ari mu gitabo cya Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 29 umurongo wa 19. Hanyuma tugiye gukomeza rero iyi nyigisho yacu mvuga ngo n'ubundi na nyuma y'iyi nyigisho dukomeze twumve ko ari umugisha baririmba. Dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa 14, hanyuma dukomeze n'ubundi igice kindi gikurikiyeho cy'inyigisho yacu ariko bijyana na ya ndirimbo n'ubundi yacu nzibyo nibwira kubagirira. Dusome Yohana wa mbere cyangwa se urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice ni 4 umurongo wa 14. Rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa 14. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 14. Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 14. Haravuze ngo natwe twarabibonye kandi duhamya ko data wa twese yatumye umwami we kuba umukiza w'abari mu isi. Imana ishimwe cyane. Twongere dusome Yohana ubutumwa bwiza. Yohana ubutumwa bwiza ibice ni igice cya 2 umurongo wa 25. Yohana ubutumwa bwiza twasomere rimwe, hanyuma tuze kuvuga neza ijambo numva riri ku mutima wanjye, hanyuma tuze no gufata umwanya wo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Yohana ibice ni 2 umurongo wa 25. Haravuze ngo ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko ubwe yarazi ibibarimo. Imana ishimwe cyane. Ubushize nababwiye amagambo abiri, narababwiye ngo Imana izi ibyo yibwira izatugirira, hanyuma mbabwire irindi jambo rivuga ngo ko isi ishobora kuvaho n'ijuru rikazingwa, ariko iby'Imana yavuze bidashobora guhinduka na rimwe. Nibyo nababwiye. Hanyuma uyu munsi ngiye kubabwira amagambo 4, hanyuma araza kujyana n'igitero cya kabiri cy'iyi ndirimbo. Ni amagambo 4 ndi bubabwire, hanyuma uze kuyatega amatwi, nyuma nimara twiyavuga iyo ndirimbo uze kuza kuyumva neza, kandi biraza n'ubundi gufasha ubuzima bwawe cyangwa se n'ubugingo bwawe. Nyene ijambo rya mbere ndakubwira ngo Imana ntabwo ikeneye ko abandi bantu bakubwira amateka yawe n'ubuzima bwawe. Niryo jambo rya mbere, niko iyo n'indirimbo navuga. Ntabwo Imana ikeneye ko abantu bakubwira ibyawe, abo umubabaro wawe, abo ibyishimo byawe. Imana irabizi kuruta uko unabizi nawe ubwawe. Abantu rero bagiye kuvuga bashobora no kukuvuga ibitari byo, bashobora no kubikuvugira nabi, ariko ndagira ngo mbwire ko Yesu azi umubabaro wawe, azi ubuzima bwawe kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma. Arakuzi wese. Ntakeneye rero undi muntu ushobora kumubwira ubuzima bwawe. Arabuzi. Niba urushye arabizi, niba uremerewe arabizi. Nta wundi muntu waza kuvuga amateka yawe imbere ya Yesu. Arakuzi wese. Hanyuma rero niyo mpamvu ari bugufashe nk'umuntu kuzi wese. Arakuzi cyane. Ndashaka kukubwira ko Yesu akuzi, kandi ndashaka kukubwira ko Yesu agukunda cyane kuruta uko abantu bagukunda. Abantu bashobora kukuvugira ariko ntibakuvugira nk'uko Yesu abishaka. Kubera ko rero niba uzi kandi n'umuti w'ikibazo ufite cyangwa se n'indwara urwaye, Yesu agufashe kandi akugirire neza. Umva ukuntu Yohana yavuze hano. Yohana yagendanye na Yesu, aramuzi. Aravuze ngo ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko ubwe yarazi ibibarimo. Ntabwo rero Yesu wamubwira ngo Jean Paul ateye atya, runaka ateye atya, runaka ateye atya. Ntabwo ibyo Yesu ajya bitega amatwi. Ahubwo abantu bajya bavuga, ahubwo bakongeraho n'ibindi cyangwa se ntibanabigezeyo. Ariko Yesu arakuzi wese neza, arakuzi nanjye kandi aranzi. Niyo mpamvu rero uyu muririmbyi aririmba iyi ndirimbo wumve neza. Ashatse kukubwira ko
udakeneye ko abantu bakuvugira, ahubwo wowe ubwe wajya imbere ya Yesu gusa, kuko Yesu azi ibikurimo. Yesu nakugirire neza mu izina rya Yesu. Hanyuma arakuzi kuruta uko abantu bose bagize gute bakuzi. Imana igufashe. Ijambo rya kabiri, nshaka kubwira ijambo rivuga ngo niwe mwami. Yesu niwe mwami wawe. Niyo jambo rya kabiri. Nashaka kubabwira ko abami ni benshi, cyangwa se wenda muri iyi minsi dukoresha uburyo bw'amarepublika cyangwa se abaperezida, ariko nagira ngo mubwire ku bantu bazi ikintu bita umwami. Yesu niwe mwami ukomeye kuruta abandi bantu bami bose. Uyu muririmbyi aririmba ngo Yesu niwe mwami, ni ijambo risobanutse, ni umwami. Kandi nashaka kukubwira ko ntabwo umwami ayobora nk'aba bantu. Nshaka kukubwira ko umwami we araduhatse, hanyuma twe kuguhaka sinzi ni wahe tubyumva aka kanya, ariko ni umwami uyoboye ubuzima bwawe. Kandi akuyobora gute? Akuyobora udatanga ibitekerezo. Niko Yesu atuyobora. Ntabwo niko umwami niko ayobora. Umwami abaguhatse kandi agutwara aho ashaka. Niko abami batwaraga, barategeka. Yesu rero arategeka, ni umwami. Hanyuma ntabwo umuha ibitekerezo by'uburyo uri bukizwe, oya, ahubwo niba uguha ibitekerezo by'uburyo bakizwe. Nicyo bisobanuye. Ntabwo umbwira ngo Yesu ndumva nakizwa gutya, ndumva najya mvuga gutya, oya, ahubwo uravuga uko Yesu abishaka. Nicyo bita ubwami. Ubwami nicyo bisobanuye. Ni umwami rero ayoboye ibitekerezo byawe, ayoboye ubuzima bwawe. Kandi urumva ntabwo wajya kumubwira ngo Yesu ngenda abona ngo ibi ngibi ngewe ntabishobora, ibi ngibi ndabona nabyagenda gutya, nabitwara gutya, oya, siko umwami ayobora. Umwami aravuga ukayoboka. Ntabwo abami bayobora muri demokarasi. Demokarasi niho abaturage batanga ibitekerezo, ariko kwa Yesu ntabwo batanga ibitekerezo. Ntabwo batanga ibitekerezo mu gakiza, kuko niwe wagatsindiye. Niwe wagatsindiye, nta bitekerezo batanga. Bavuga ngo ariko ngenda abona nagombye kuvuga gutya. Ibyo ngibyo biba mu marepublika no muri demokarasi. Ariko ibwami kwa Yesu urayoboka. Hanyuma urayoboka. Hanyuma nshaka kukubwira ko ari umwami wawe, ariko ntabwo atuyoboye nabi, atuyoboye neza. Yesu aguhereza umugisha, kandi Yesu abane natwe. Hanyuma ijambo rindi nshaka kukubwira ni ijambo rya gatatu ryitwa ngo Yesu ni umukiza. Niwe mukiza wacu, niwe mukiza wawe. Hanyuma iri jambo muryumve, nta wundi muntu ushobora kudukiza nk'uko Yesu yadukiza. Kandi akiza byose, akiza ibyaha, agakiza n'indwara. Nimwibuka hari ijambo Gaburiyeli yabwiye Yosefu arimo kubenga Mariya. Ni Matayo igice cya mbere ku murongo 21. Yaramubwiye ngo Yosefu, wibenga umugeni wawe, mushake, kubera ko inda afite ni inda y'umwuka wera, kandi umwana uzabyara uzamwite Yesu, kuko niwe uzakiza abantu bo mu isi ibyaha. Nta wundi rero wadukiza. Uyu muririmbyi yararirimbye ngo Yesu ni umukiza, kandi koko Yesu ni umukiza. Akiza indwara, akiza ibyaha. Reka mbabwire, hari indwara abaganga badakiza. Niyo wajya mu bitaro bikomeye, hari indwara abaganga badakiza. Hari indwara aba specialiste n'abahanga mu kuvura badashobora gukiza, ariko Yesu yakiza. Icyo cyo gikomeye cyane, uretse ko nabyo muri mission yamuzanye nabyo birimo. Ariko ndashaka kukubwira ko ikintu kiza gikomeye ni icyaha. Icyaha nta wundi muntu wagikiza, kuko ni kiba mu muntu. Nta muganga wakibaga ngo ukivane mu mubiri, kibamo. Ariko Yesu ama operation akora afite imbaraga, ashobora kukuvana icyaha mu buzima bwawe. Niwe wenyine wakiza. Ntiwakijyana muri Faisal, nta siro wanywa, nta binini wanywa ngo icyaha gikire, nta hantu wakijyana ngo gikire. Ariko Yesu wenyine niwe ushobora kugikiza. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Hanyuma uneza amatwi rero, turimo turaganira. Ushobora kuba wibaza ukibaza ngo ariko nge nakira gute, nge nabaho gute, nge byagenda bite? Umuti nta wundi, Yesu niwe mukiza. Yesu agufashe, kandi Yesu akugirire neza. Nifuza kukubwira aya magambo ko Yesu niwe mukiza wawe. Nta wundi uyu, hawe. Nta muntu ushobora kuguhumuriza cyo kiranababaza, kikana gustressa, kikana kubuza amahoro. Ariko nta wundi wakigukiza, ni Yesu wenyine. Cyakubuza amahoro, ushobora no kwiyahura kubera ko bagikoze. Ushobora no kurara udasinziriye kubera ko bagikoze. Nta wundi rero waguha ibitotsi, nta wundi waguha amahoro kiretse Yesu. Niwe wenyine, niwe mukiza wacu. Niwe watsindiye iryo soko ryo gukiza, ryo gukiza icyaha. Nta wundi wagikiza kiretse Yesu umwami wenyine. Hanyuma rero
tufatanye n'aba baririmbyi gukomeza kumva iriya ndirimbo kugira ngo wumve neza, kandi umwuka wera akomeza gusobanurire, kandi umwuka wera akomeza kwigisha. Nta wundi uyu nguyu, nta wundi mukiza ubaho, nta wundi mukiza isi igira keretse Yesu wenyine. Yesu nagufashe kandi Yesu nabane nawe. Ijambo rya kane ni ijambo rivuga ngo niwe mujyanama wawe w'ibihe byose. Nta wundi mujyanama tugira. Mbo abantu turabagira badufasha. Hari igihe njya numva abantu bakuvuga ngo ndashaka kuzambera menta cyangwa se ndashaka kuzambera umuntu umfasha mu buzima bwa buri munsi. Njya mbona abantu babisaba, nanjye arabona nabisaba, nawe harabujya ubisaba. Ariko ndagira mubwire ko abantu bose bazabigukorera, ariko abantu bose barahinduka. Ariko umujyanama udahinduka ni Yesu Kristo wenyine. Niwe wenyine, kandi inama ze ntabwo ari nk'iz'abantu. Abantu bo barahinduka. Uyu munsi nakugira inama iyi, ariko wambona mu bundi buzima kuvuga ngo yo wa mujyanama wanjye byarahindutse. Kuko ni Jean Paul ni umuntu nyine arahinduka. Na wa wundi runaka ni marene wawe ashobora kukubera umujyanama, pare wawe ashobora kukubera umujyanama. Ariko nabonye ba marene bahinduka, nabonye ba pare bahinduka, yewe na wa wundi mwiganya ashobora kukubera umujyanama. Ariko umujyanama mukuru uruta abandi bajyanama ni Kristo wenyine. Niba ugira inama ziduhesha ubugingo, niba ugira inama ziduhesha kugakiza Imana ishaka, niwe wenyine, niwe mujyanama waba ufite, kandi birashoboka. Utekereza gute ko ushobora kwibaza ngo ariko abantu baganira gute na Yesu? Yesu abantu baramuganiriza kandi nawe akaganira. Yego araganira. Niwe ushobora kungira inama kandi zigafata. Niko Bibiliya ivuga mu Baheburayo 13:8 haravuze ngo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Nabonye rero abantu bakundana, ariko abantu bakongera bagahinduka. Nabonye abantu bagirana inama, ariko inama zikazavamo ahubwo zikazaba nimbi. Ariko Yesu ibihe byawe byose niwe ushobora kuba umujyanama w'ibihe byose. Rero umwisunge, umwikomezeho, komeza umwiringire, komeza umwegere. Araganira kandi azi kuzitanga, araganira cyane. Yesu ajya avuga kandi imitima yacu ikamwumva, ajya avuga ubugingo bwacu bukamwumva. Komeza umwikomezeho, komeza umwegere, niwe mujyanama, kandi nawe yiteguye kukugira inama mu byo umukeneyeho byose. Ijambo rya nyuma, hanyuma kugira ngo tuhite tunasoza, niwe ufite izina rikuru. Muri byo yavuze ngo ni Yehova, afite izina rikuru, yaramamaye. Hanyuma niwe mugabo wamamaye kuruta abandi bagabo bose. Iyi si ifite abantu bakomeye, ariko uyu munsi ntabwo bavugwa. Ariko umwami wacu turamuvuga ibihe byose. Hari abantu bavuzwe hano, hari abantu bavuzwe mu buryo bwa butandukanye. Mu gisate cya futu baravuzwe ariko bararangira, mu gisate cya sinema baravuzwe bararangira, no mu zindi domene zose abantu baravuzwe ariko amazina yabo yaracuye. Ariko izina rya Yesu rimaze imyaka 2000 rivugwa ibihe byose. Niwe wamamaye wenyine, niwe ufite izina rikuru risumba n'amazina. Hanyuma intumwa zarabivuze, ni Petero wabivuze arimo guhamya ko Yesu yazutse. Yabivuze mu byakozwe n'intumwa 4:12. Aravuga ngo niwe ufite izina abantu bose baboneramo agakiza. 4:12. Niwe ufite izina abantu bose baboneramo agakiza. Hari abantu bagize amazina aremereye muri Afrika, intwari ziremereye, ariko amazina yabo ntiyadukijije. I Burayi hari abantu bafite amazina akomeye ariko ntibadukijije. Abantu bayoboye Amerika, n'umugabo wayoboye Amerika bwa mbere agira izina ryiza ryavuzwe na n'uyu munsi riravuga, ariko izina rye ntabwo twariboneyemo agakiza. Ariko izina rya Yesu ryamamaye, niryo twakirijwemo, niryo ryonyine. Amavi yose ajya avuga ko ari umwami, hanyuma amavi ajya apfukama ko avuga ko ari umwami, n'indimi zose zikatura ko ari umwami. Nta muntu rero mu mazina yose twabonye yadukiza. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ni izina rimana umubabaro, kandi ngo ni izina rishobora kuturuhura. Niryo zina ryamamaye. Yesu abagirire neza, kandi Yesu abafashe, kandi niwe bwihisho bwacu. Ijambo rya nyuma, Imana ibagirire neza kandi imafashe. Mbararikiye gukomeza kumva iyi ndirimbo, mureke dusenga Imana. Hanyuma ushobora kuvuga icyifuzo ukavuga ngo ko numva ndushye, izina ryanduhura ryakuruhura, ko naguye, iri zina ryakongera kandi uyu mwami yakongera kandi akambabarira rwose, yakongera akakubabarira, kubera ko ni umwami, ni umunyembabazi, ntabwo agira inzika. Yesu ni umunyembabazi, yakongera akakubabarira. Hanyuma iri zina ryaguhereza imbaraga nshya, ukongera ugakomera. Yesu nakugirire neza. Icyifuzo ugize, reka dufatanye gusenga, hanyuma nyuma yo gusenga dukomeze twumva indirimbo mu izina rya Yesu. Amen. Mana Data, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Uri umwami kandi uri umujyanama wacu ibihe byose.
urebe mwene data na mushiki wacu cyifuza bagize, hari ufuza gukizwa ariko turamusengeye kugira ngo mwami ubwo arimo yumva ashaka kukwakira mu buzima bwe, Mana data umwakire umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Kandi turamukumurikiye mushiki wacu na mwene data mu izina rya Yesu, aho yicaye aho ari yumva ubu butumwa bwiza, yumva iyi ndirimbo, turamusengeye kugira ngo umukize icyaha cyanze kubatuka, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo mubature kandi umukize. Nta handi yakirira, nta handi afite ubuhungiro keretse kuri wowe Yesu. Umukize waguye nabyuke mu izina rya Yesu. Kandi twese tumaze kumva ubutumwa bwiza dusabye imbaraga kugira ngo dukomeze twiringirire izina rikomeye ryamamaye. Urakoze kubyumvise, urakoze kubikoze, utanga umugisha kuri twese. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. ibyo yibwira kutugirira si bibi ni byiza, niko Uwiteka avuga. Nawe isi yabaho, ijuru rikazingwa, isezerano rye ririhinduka. ibyo yibwira kutugirira si bibi ni byiza, niko Uwiteka avuga. Nawe isi yabaho, ijuru rikazingwa, isezerano rye ririhinduka. ibyo yibwira kutugirira si bibi ni byiza, niko Uwiteka avuga. Nawe isi yabaho, ijuru rikazingwa, isezerano rye ririhinduka. Nawe isi yabaho, ijuru rikazingwa, isezerano rye ririhinduka. Yawe Jehova afite izina rikuru, yaramamaye, Yesu nzamuvaho, bikomejeho, ambere y'ubuturo niwe bwisho. Yawe Jehova afite izina rikuru, yaramamaye, Yesu nzamuvaho, bikomejeho, ambere y'ubuturo niwe bwisho. Ntakeneye umubwira ibyanjye, kuko aranzi ubarusha bose. Niwe mwami n'umukiza n'umujyanama wanjye w'ibihe byose. Niwe mwami n'umukiza n'umujyanama wanjye w'ibihe byose. Ntakeneye umubwira ibyanjye, kuko aranzi ubarusha bose. Niwe mwami n'umukiza n'umujyanama wanjye w'ibihe byose. Niwe mwami n'umukiza n'umujyanama wanjye w'ibihe byose. Ntakeneye umubwira ibyanjye, kuko aranzi ubarusha bose. Niwe mwami n'umukiza n'umujyanama wanjye w'ibihe byose. Niwe mwami n'umukiza n'umujyanama wanjye w'ibihe byose. Yawe Jehova afite izina rikuru, yaramamaye, Yesu nzamuvaho, bikomejeho, ambere y'ubuturo niwe bwisho. Yawe Jehova afite izina rikuru,
Asifiwe Mungu.